Kuwa kane w'icyumweru gishize abakristu b'impuza miryango remezo yiragije mutagatifu Patrick cyangwa Patrice bizihije umunsi mukuru wo mutagatifu bisunze ari ku mugoroba, bakaba barabikoze baturira hamwe igitambo cya misa cyabereye muri rumwe mu ngo zigize iyo mpuzamiryango remezo. Igitambo cya misa cyatuwe na padiri mukuru wa paruwasi ya Gikondo, Padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo. Mu ntangiriro y'igitambo cya misa, abakristu babanje kuzirikana no kwibutswa ubuzima bw'umutagatifu bisunze. Ubuzima bwaranzwe ahanini n'ibitangaza byinshi Imana yagiye imukorera n'ibindi yagiye imukoresha, cyane cyane aho yari ari mu gihugu cya Irlande, igihugu yari yarabayemo akora imirimo y'ubucakara, akajya kugisubiramo ari mu butumwa nk'umwepiskopi. Ubwo yari afite imyaka 16 yafashwe n'abajura baturukaga mu gihugu cya Irlande, bateye iwabo baramushimuta, kandi abamushimuse abo bagabashimutse babajyanaga kubakoresha imirimo y'uburetwa. Ubwo Patrice yageze Irlande ashimuswe, nuko aho agezeho muri Irlande bamuha umurimo wo kuragira ingurube. Muri icyo gihugu cya Irlande, Patrice yihatiye kwiga ururimi rwaho n'imigenzo myinshi y'idini ryaho. Igihe kimwe aragiye, umumarayika w'Imana aramubonekera, amwereka aho acukura, nuko hasanga amafaranga menshi. Marayika amubwira kuyashyira bamufashe kugira ngo bamurekure. Patrice ayatangaho atyo ingurane, baramurekura, nuko hashize imyaka 6 asubira iwabo mu Bufaransa. Agezeyo yatangiye kumva umutima we umwerekeza kenshi mu by'ijuru. Ibyo byatumye asaba kwiyegurira Imana. Nuko yinjira mu bamonaki ba mutagatifu Maritini, ahamara igihe kirekire yiga ibitabo bitagatifu, hanyuma ahabwa ubusaseridoti. Amaze guhabwa ubusaseridoti, Patrice yagiye i Roma, nuko papa amugira umwepiskopi, anamwohereza kwamamaza inkuru nziza mu gihugu cya Irlande, cya kindi yarakoze imirimo y'ubucakara aragira ingurube. Kuko yasubiye muri Irlande, ariko asubirayo atwawe no kwigisha ivanjiri abari baramugize umugaragu wabo, umushumba w'ingurube. Patrice niwe mwepiskopi wa mbere muri Irlande. Yagiye kwamamaza ivanjiri yitwaje amagambo ya mutagatifu Paulo agira ati: ntukareke nabi ikuganza, ahubwo uyiganjishe ineza. Amagambo dusanga mu Banyaroma mu mutwe wa 12 umurongo 21. Yigisha ivanjiri mu gihugu cyose, abatiza abatabarika, ndetse na bamwe mu bategetsi bayoboka inyigisho za kiliziya n'ibigo by'abihaye Imana biriyongera cyane mu gihugu. Niba amaze kugeza hagati uwo murimo utoroshye wo gutagatifuza imbaga y'abantu, Patrice yatoye abepiskopi bo kumufasha, nuko wiyigira mu mwiherero wa wenyine ngasenge kandi asabire kiliziya nshya ya Irlande. Patrice yabaye umuntu w'Imana kandi ashyigikirwa nayo. Inyigisho ze zakomezwaga n'ibitangaza Imana yamushobozaga, kandi ikamurinda abahigiye kumugirira nabi. Igihe kimwe umwami w'igihugu yahigiye kwica Patrice cyangwa Patrick. Igihe arambuye ukuboko ngo amutere inkota, ukuboko kuruma. Uko yakabanguye inkota, ukuboko kwe guhera uko mu kirere, ntiyabasha kuba kimwisha. Ikindi gihe umwami yohereje abo kwica Patrice, igihe bamaze kumufata arazimira, ntibamenya aho agiye nuko abacitse. Yakundaga gusenga cyane. Mbere yo kugira icyo ashyira ku munwa, yabanzaga gusenga. Abanzi be bagerageje kumurogera mu byo kunywa birabananira,
kuko atagiraga icyo anywa cyangwa ngo arye atagihaye umugisha. Iyo yakoreraga ikimenyetso cy'umusaraba ku cyo aherewemo izimano cyabaga kirimo uburozi cyahitaga kihonda hasi kikajanjagurika ubwo. Ibyo bitangaza bya Patrice n'ubutagatifu bwe nibyo byatumye ukwemera gutagatifu kogera vuba muri Irilande. Ubukristo burahakomera cyane, buhashinga imizi kugeza na n'ubu. Irilande kuva kera yitwa ikirwa cy'abatagatifu. Ibyo byose Patrice yabishobozwaga no gusenga no kwibabaza. Yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 1961. Patrice yagizwe umurinzi w'igihugu cya Irilande. Bakunze kumwerekana akandagiye inzoka z'imbere. Ibigo byinshi by'abihaye Imana niwe byiragiza. Kiliziya ikamwizihiza kwa 17 Werurwe buri mwaka. Ngayo amateka ya Mutagatifu Patrice Kwiragisha. Mu nyigisho Padiri mukuru yatanze kuri uwo mugoroba akaba yaragarutse cyane ku buzima bw'umutagatifu Patrick, ashishikariza abakristo b'impuza miryango remezo yamwitiriwe kumwigiraho no kumufataho urugero mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagerageza kuganjisha inabi ineza nk'uko Patrice yahoraga abizirikana kandi abiharanira. Igitambo cya misa gihumuje cyahakurikiyeho umwanya w'ibiganiro byaranzwe hanini n'ubuhamya no kumva impanuro zinyuranye. Mu buhamya bwatanzwe umukristo umwe yagaragaje kandi ashima uruhare abakristo b'impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Patrick bagize mu kuvuza umwana we wari urwaye. Ubu umwana akaba ari Mutaraga, bishingiye hanini ku bufasha abakristo b'iyo mpuza batanze. Ubufasha rwose impuza yacu yarabumpaye. Navuje umwana bikomeye cyane. Kurwaza kanseri namwe mwumva ko atari indwara yoroshye. Umwana yararwaye mu ruvuzi igihe kinini kirekire cyane, batambwira ko ari kanseri arwaye. Ndamuvuza mu masantere de sante, njya CHK, banyohereza Faisal, aho hose umwana ndamuvuza. Nyuma byaratinze, mbese amafaranga aramaze kunshiraho, nibwo bambwiye ngo umwana ni kanseri arwaye. Umwana bambwira ko ari kumubaga, bamubaje inshuro ebyiri. Cyiciro cya mbere baramubaza ari mu kwezi kwa 9, naratangiye kumuvuza ari mu kwezi kwa 3. Ntasiba kwezi kwa 9 nibwo bambwiye ko ari kanseri. Ku itariki 16 nibwo bambwiye tuzaze ufate igitanda kuri 17 abagwe. Ndagenda kuri 16 ndahagera, nirirwa ntanga amafaranga banyakaga, nkabona mbese niduke kwa ko nfite mitiweli. Bigeze nka saa 8 batigenda ujye kubarisha noneho babone kuguha igitanda. Ndagenda njya kubarisha. Ngiye kubarisha barambwira ati uratanga amafaranga 450. Ngira gutya kubera ko ndavuga amafaranga ndakura he, ndumva amafaranga ne najyanye, nansigaranye amafaranga 60. Ndavuga amafaranga arava he. Mbwira uwo muntu ni rwose amafaranga ndamwegera. Arambwira ati ntabwo ari byo ubibwira, manuka kubakohereje ugende ubibabwire. Ndamanuka mbagezeho, batese ubuze kubivugana no kwandikiye amaguru no kubwa amafaranga uje kubigera twebwe nansubirayo. Uwo muntu arambwira nati ntacyo nakumarira habe na gitoye. Ati cyo ukora mba ntayo ufite, wagenda ukegera dogiteri wakurikiranaga umwana ukamusaba ikindi gihe, wagenda ukagurisha agatungo, wagurisha agasambu, ubwo rero akaguha ikindi gihe uzagarukira. Ati ariko ndumva ibyiza wabikora vuba kubera ko uburwayi bw'umwana bugomba kuba bwiyongera. Cyo nafashe telefone njyaho nabaga mu tuntu tw'udutsinda, ndahamagara ndumva amafaranga abaye 360. Ndagenda ndabwa ntimbonye n'amafaranga, ntago mwamfasha 40 nkabona igitanda by'abaye mu masaha 4 mwana kandi yari yarembye cyane.
ko 40 ahavuye yangaya ko 40 atazaba ati no habora igiceri cy'ijana ntabwo twago gitanda ntabwo ndashakisha amafaranga mbona aruzuye maze kuza nagiye ndishyura igitanda bakimwe umwana aragenda aryama umwana bwarakeye kuri 17 umwana baramubaga maze kumubaga kuri mitero hamara iminsi 5 badusezereye umwana atarakirangira ngo naraje abakristo bakajya bansura babona ko nameze nimece mwese umwana ahise arwara none haza urunturungana gutya nibwo rwose iyi mpuza yacu imana urukundo iduha tujye turukomeza kuko dufite urukundo babomye ukuntu umwana wanjye ameze abakristo bagize gutya barababara cyane batisubira kwa muganga nibwo bari bongeye banciye andi mafaranga no kongera kumubaga ngira ngo umuryango remezo wacu mu cyangombwa ati genda wifashishe nagiye no kwa padiri nayo yaramfashije nkongara yimpaye abakristo bacu barateranya bari banci 350 noneho abakristo bacu barateranya amafaranga araboneka ndongera nsubira kwa muganga ku itariki 7 z'ukwa 12 nibwo nasuye nanone umwana nanone amafaranga amaze kuboneka barongera baramubaga nanone ariko nagize gutya kubera imana n'urukundo yabonaga dufite imana idukoreramo umwana arakira umwana yigaga mu mwaka 6 segonderi n'ubu ngo yarahano naza biyereke umwana yabashije gusubira ku ishuri umwana yarakize nguyu naza hano soza nanjye ndashima imana mbinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya yandinze mu bintu nanyuzemo byari bikomeye kandi ndashima Imana ko mbasha kujya ku ishuri meze neza murakoze rero rwose turashimana kuba maze gutya benshi baramubona ati suni wa mwana wari urwaye ndumva nageze hanga harimo umukristiyaniti ntiwaje kumunyereka ndavuga ntihangane ariko ubu ngubu twazanya hangaha uramubona rwose rero dore umwana nguyu ari mu mwaka wa 6 ubu ni n'umukandida azakurikiza ikizame cya leta rwose amasengesho ahubwo no muyazamure kandi Imana imugejeje hangaha ihomba kuyumva umwana kazanatsinda murakoze ntacyo mutakoze amasengesho nakomeza abe menshi mu ijambo padiri mukuru yababwiye yibukije ko kwizihiza iminsi mikuru y'abatagatifu twiragije ari uburyo bwo kutuhamagarira no kutwibutsa ko umuhamagaro w'abakristu ari uwo kuba abatagatifu yaboneyeho kwibutsa ko igipimo kigaragaza umubano umuntu afitanye n'Imana ari uburyo abanye na mugenzi we yongeye gushimangira ubwitange bw'abakristu b'impuza ya Mutagatifu Patrick agaragaza ko ari impano idasanzwe ariko ko bafite ibanga ryihariye anabashishikariza kuzirikana izindi gahunda paruwasi ifite zirimo gahunda ya Izabayo gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima gahunda y'isaha y'umuryango na gahunda y'ingo za Betania abashishikariza nabo na kuzigaragaramo nk'uko baza kwisonga muri gahunda y'itafari abashishikariza kuzitabira ndetse anaboneraho no gushima abakristu bose bagaragaje ubwitange bakira mu ngo zabo gahunda y'ingo za Betania kandi bemera no kuba abakatejiste muri iyo gahunda. Igitambo cya misa rero n'ibirori byose byasojwe n'ubusabane bwahuje abari bitabiriye ibyo birori. Twibutse ku batayizi ko impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Patrick ari imwe mu mpuzamiryango remezo 24 zigize paruwasi ya Gikondo, ikaba iherereye mu gace kazwi ku izina rya Segem, ikaba iri hagati y'imihanda ibiri, umwe uva Segem ugana mu Rugunga unyuze munsi ya Mburabuturo, n'undi muhanda uva Segem ugana mu Rugunga ariko unyuze ku ruhande rwa Rwampara Gishanga hariya. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Habumukiza Joseph,
Imana ibahe umugisha. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu, dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.